Dutangiye tubona umukobwa Marita uri mu kigero cy'imyaka 28 ari mu modoka, umushoferi ayatse asohoke mu rugo, ubona ko ari urugo rutagize icyo rubuze, urugo rwiza. Imodoka rero igisohoka, Oliva umukobwa mutoya w'imyaka 8 ayisohokeho yiruka arira avuga ati Marita nunsiga ndasigara hehe, Marita nunsiga n'iki kindi nakura kari wowe nzi, kari wowe wandeze kuva navuka. Hanyuma urabona ko se w'umwana ari we Maurice yabuze icyo akora, arahagaze arareba agahinda k'umwana, ukabona yuko mu by'ukuri nawe ababajwe nuko Marita ava muri urwo rugo rwabo. Tugarutse inyuma gatoya, Maurice uyu nguyu yapfushije umugore umwaka ushize, ariko nyuma yo gupfusha umugore akaba nta wundi arashaka, ikindi kandi akaba yarabanye n'uyu Marita wabarereye umwana kuva ari agahinja kugeza ubwo agize imyaka 8. None igihe kirageze, Marita agiye gukomeza ubuzima bwe, ariko birasa n'ibidashoboka kuko Oliva aramukunda cyane, nta wundi yamenye. Kandi uyu Marita yabaye inshuti y'umugore wa Maurice cyane, ubwo yararwaye Marita niwe wamurwazaga, niwe wamubaga hafi, mbese yaramaze kuba umwe mu muryango. Ibyo bivuyeho rero, imodoka irakomeza ikagenda, papa akaza agafata Oliva akamusubiza mu rugo, umwana agakomeza akarira avuga ko atabasha kubaho atari kumwe n'uwamureze ari we Marita. Hanyuma imodoka igeze hirya gatoya irahagarara, Marita avamo agaruka yirukanka mu rugo, araza ahobera kakana ubona gafitiye urukundo rwinshi, amarira amubunga mu maso, aramuhamagara ati Oliva mukobwa muto, sinagusiga, ntabwo nakwemera kubabara, aho kugira ngo ubabare ndemera ngaruke, nubwo nakorera ubuntu ariko umunezero wawe ni wo w'ingenzi. Ibi ni ibintu ubona ko abikoranye umutima ukunze, umutima udasanzwe. Hanyuma se w'umwana wari uhagaze areba umwana warira yabuze icyo yamukorera, ariruhutsa, ariko nanone akibaza niba hari ibyo byishimo by'akanya gatoya bitari burangirire mu marira ubwo Marita ari bwongera agafata umwanzuro. Ariko birangira Marita avuze yuko atagenda kubera ko abona ko umwana byamubabaje. Hanyuma binjire mu nzu, ariko kandi urwo rugo rukaba rurimo murumuna wa Maurice ndetse na murumuna w'umugore wa Maurice, bakaba babana mu rugo. Ibi rero ntibabyakiriye neza kuko bombi bari bafite ikibazo cy'uko uyu Marita ashobora kuzasimbura uwahoze ari umugore wari waritabye Imana muri uru rugo. Hanyuma rero Marita amaze kugarura Oliva mu rugo, baraganira baraseka, amubaza impamvu yariraga kandi mu masezerano bagiranye ari uko kuva akiri mutoya agomba kuba umukobwa utiriza, umukobwa ufite imbaraga zihanganira ibimugerageza byose. Akana gatoya kababaye karavuga kati ntabwo nari kwihangana kandi mbona inshuti yanjye nkunda cyane igiye. Ubwo Marita yarimo aganira kandi akina aseka na Oliva mu cyumba, Maurice yagarutse muri salo aricara, ubona ibibazo byamurenze, agitekereza yumva umuntu arakomanze. Yagiye kubonabona ni murumuna we Eugene uje kumuganiriza, baganira ku kibazo cya Marita ugarutse mu rugo. Babiziranyeho aba bombi ko yaratashye kubera ko batakibasha kwishyura amafaranga ye y'ukwezi, ariko Marita yaragarutse yemeye ko agiye kugaruka akaba hafi ya Olive kubera ko abona amukeneye hafi, kandi kuri iyi nshuro abemereye ko azagaruka akabarerera umwana nta kindi kiguzi batanze.
Eugene rero ibi ntabyakira neza kuko atekereza ko umukobwa nka Marita ashobora kuba hari ibindi agambiriye, ko ndetse ashobora kuba afite indi mipango iri inyuma yo kwigira mwiza ku mwana wa Maurice mu rwego rwo kugira ngo yigarurire umutima we, azisange hari ibyo yamutwaye. Ariko ibi Maurice ntabyumva, urabona ko we yifitiye ibindi bibazo. Hagati aho rero murumuna we yongera amwibutse ko ari mu bihe bibi, atabasha kwishyura abakozi be ndetse n'ibindi byinshi mu rugo, ariko akwiriye gutekereza kuri bizinesi ye imaze iminsi ifunzwe kubera uburwayi bw'umugore we. Ndetse Eugene amusabe niba byakunda ko yamwemerera akayegukana akagenda akayibamo akayifungura ikongera igakora, mu gihe Maurice akiri mu gushakisha ubundi buryo yatunga urugo ndetse n'umuryango. Ibingibi Maurice rero abyakire, ariko ubona ko abishidikanyaho, amubwire ko atari we wa mbere umusabye iyi bizinesi, ariko akibitekerezaho. Ariko mu bigaragara uyu murumuna we Eugene yari afite umupango w'uko kwinjira muri bizinesi akayirya kugeza ubwo nta na kimwe kizasigara. Nicyo kintu wabonaga ko kiri mu mutima wa Eugene, kandi na mukuru we wabonaga ko asa naho yabibonye. Ku rundi ruhande kandi turabona Marita agiye mu gikoni atangiye gutegura ibyo guteka, mu gihe murumuna wa mama Olive uri muri uru rugo nawe ahise yinjira mu gikoni n'uburakari bwinshi amubaza ngo urakora iki? N'icyo ukora muri iki gikoni? Wowe ushinzwe kurera abana ndetse wakabaye wanatashye, wirukanwe cyangwa se wiyirukanye, sinzi ikikugaruye. Marita agerageze gusobanurira Sonia ko mu by'ukuri ari muri uru rugo kubera ko akunda Olive, atifuza ko umukobwa mutoya babara, ariyo mpamvu yahisemo kuba muri urwo rugo, kandi nta kindi kintu mu by'ukuri agambiriye. Ariko ukabona ko Sonia atarimo kubyakira neza, ndetse aramubwira ngo ntabwo warera umwana ngo ujye no guteka, genda ndabyitekera. Marita biramucanga, ariko bakomeza guharira, birangira Sonia ari gusohotse, ariko ubona yuko rwose adafitiye urukundo uyu mukobwa. Sonia mu bigaragara afite ikibazo gikomeye cy'uko uyu Marita arimo kwitwara neza mu rwego rwo kwikundishwa kuri Maurice kugira ngo azamugire umugore. Hanyuma rero ibi ngibi bitungura Marita cyane, akambwira ati ngewe uwo mugambi ntawo mfite, yewe ikimbesheje ahangaha si n'icyo ngicyo. Sonia ahangaha ari kubita akagenda, ubona ko ababaye. Ku rundi ruhande rero ibiryo bimaze gushya, Marita ategura ameza, ka Olive kamuri iruhande karirimba, ubona ko ari akana rwose kamumenyereye kandi kamukunda, karimo kamufasha imirimo, mbese bishimye rwose, ubona ko ari ibintu byiza binogeye amaso. Hanyuma Maurice araza yicara ku meza na Sonia, ndetse na murumuna wa Maurice nawe araza, Eugene aricara, ubona ko biteguye gufungura. Hanyuma Maurice asabe Marita ubwo yamaze gutegura ameza ko yaza bakicarana bagasangira. Ibi ngibi ntabwo byakiriwe neza na gatoya na Sonia, aho yavuze ko adashobora kwemera ko Marita yicara ku ntebe ya mukuru we witabye Imana, uko yaba amusuzuguye, mu gihe Maurice agerageza kumusobanurira ko ari icyicaro, kuhicara bitaba bisobanuye ko asimbuye mukuru we. Ariko ibi ngibi Sonia ntabyumva. Rero iyi ntambara ikizwa n'akana Olive kamubwira kati uyu nguyu ni inshuti yanjye, aho ndiriye nawe agomba kuharira, mureke yicare. Kandi niba wumva utishimiye ko yakwicara iruhande rw'aho wicaye, uhaguruke utumuke ugende. Ibi ngibi rero bizamura umwuka utari mwiza, bagatangira bagatungana, ariko Maurice nka nyir'urugo akabasaba kubatuza, hanyuma bakarya.
Marita biragaragara ko ari umukobwa w'imico myiza, nubwo aba bombi yaba murumuna wa Maurice ndetse na murumuna w'umugore wa Maurice ari we Sonia bamumerera nabi, ugasanga baramutonganya, baramubwira ko hari ibyo agambiriye n'ibindi. Arangwa n'umutuzo, aba yiturije, akikorera akazi ke, agateka, akaganiriza umwana, akamenya ngo umwana ameze neza. Ubona ko rwose ari umukobwa ufite umutima mwiza. Igitondo kimwe ubwo Maurice yari yiteguye kujya ku kazi, yanyuze kuri Marita aho yari ari gutegura amafunguro ya mu gitondo, amubwira ko rwose abona akazi ari kenshi, ariyo mpamvu azindutse yifuza ko yamugereza Oliva ku ishuri. Hanyuma mu gihe atararangiza no kubivuga, Sonia ahuruduke yirukanka avuga ati, umwana ni uwa mukuru wanjye, ni njyewe ugomba kumujyana ku ishuri, kuki wamuha umukozi ngo abe ari we umujyana? Ubundi uyu nguyu yibonye mwiki? Ngo ndamujyana kandi ninabishaka ndanamutahana. Nuko Maurice aramubaza niba koko ibyo bintu yiteguye kubikora, kuko wundi Sonia ni umukobwa utarakozwaga ibintu by'akazi, imirimo, ubona yuko rwose nta hantu na hamwe abikunda. Ariko kuri iyi nshuro aravuga ati, ndatwara Oliva ku ishuri kandi ndanamutahana. Maurice rero arabasigana, hanyuma Sonia asigara atuka Marita amubwira ati, n'undi munsi ntuzashake kujya mu mwanya wa mukuru wanjye, ndi hano kugira ngo mbikubuze, nta hantu uzabikorera, nta hantu na hamwe uzigera ubona amahirwe na makeya atuma wowe usimbura mukuru wanjye muri uru rugo. Ndahari rero, ni njye nawe. Uwo mugoroba rero Maurice avuye ku kazi atungurwa no gusanga inshuti ye biganye kera yamusuye, yamutegereje mu rugo, basuhuzanya ubona ko ari abantu bamenyeranye, bari inshuti cyane. Ni umukobwa wari urangije amashuri ye ya doctora, hanyuma baraganira. Mu gihe rero Sonia avuye ku ishuri, avuye kuzana Olive, yinjiye asanga Maurice ahagararanye n'uwo mukobwa, bareba ikijisho, ubona ko afite iseseme rwose, kuko wabonaga asa naho atishimiye ko Maurice hari umugore n'umwe wamwegera. Byasaga naho rwose Sonia afite indi mipango kuri Maurice, kuko yatekerezaga yuko ashobora gusimbura mukuru we wari waritabye Imana. Uwakwitegereza Sonia wese yabona yuko ibyo akora abikora nta rukundo rundi afite, ahubwo nawe hari ikindi kintu agambiriye. Kuko tugarutse inyuma gato, mbere yuko mukuru wapfa, yajyaga amwinginga ati, ita ku mwana wanjye, dore ndarwaye, dore ngiye kwa muganga. Ariko ibyo Sonia ntacyo byabaga bimubwiye, ahubwo yakoraga uko ashoboye kose, agakora uko ashoboye nubwo mukuru we yaba arwaye, akamwereka ko umwana we ari umwana we nyine, ntacyo bimubwiye, agomba kumwitaho. Hari nubwo yewe yigeze kumusaba kuva mu bitaro akajya gucyura umwana, kuko we ngo yari afite ibindi ahugiyemo. Kuri iyi nshuro rero ntawamenya igitumye Sonia afitiye urukundo Oliva, ndetse ashaka kujya amucyura ku ishuri ndetse akanamujyanayo. Wakwibaza ibyo ari byo. Uko iminsi yahitaga kandi niko Sonia yabonaga ko umwana wa mukuru we Olive atari kumwitaho, ndetse ubona ko rwose umwana atamukunda habe namba. Wabonaga ko urukundo rwe, ibitekerezo bye byose byari kuri wa mukobwa wamureze ari we Marita. Ibi rero bikababaza Sonia cyane, akumva yakora ibishoboka byose umwana nawe akamukunda. Niko kwegera Maurice rero aramubaza ati, ni gute umwana wanyu atankunda nk'uko akunda umukozi wo mu rugo, niki nakora? Hanyuma rero Maurice kubera ko yari azi yuko uyu mukobwa murumuna w'umugore we bitoroshye kumwumvisha, aravuga ati, humura ndaza kubigufashamo, ndagushakira umwanya uhagije, ujye uba uri kumwe na Olive kenshi, muganire, agira igihe cyo kukumenyera no kugukunda. Ibi rero barabigerageje, ariko ugasanga rwose Sonia icyo Olive amubajije ntabyo azi, ndetse n'ibyo agerageje gukora akabikora nabi, kuko hari uburyo uwamureze yari yaramutoje, yari yaramumenyereje, ni nabwo buryo yabikundagamo. Rero tugarutse inyuma gato kandi,
uyu mukozi wo mu rugo tuvugaho ari we Marita yari yarabanye n'uyu muryango igihe kinini pe, yari yarabanye nabo abakorera neza, babera umukobwa mwiza. Mu kurwara k'umugore wa Maurice yamubaye hafi mu bishoboka byose, akamurwaza akamukarabya kuko yari arwaye kanseri. Yamubaye hafi kugera ubwo rwose umugore wa Maurice yamufataga nk'akarumuna ke, kuko wari murumuna we bya nyabyo ari we Sonia we yari yaramunaniye, w'icyo yifuzaga ko ari ukubarya amafaranga akigendera. Ndetse no kuri iyi nshuro hari aho we n'uriya muhungu wundi murumuna wa Maurice bari bapanze kujya barya amafaranga Maurice, ariko Marita arabyumva atangira kubigiramo impungenge. Rero aza gukora ibishoboka byose ngo azababuze, ariko ntibyari byoroshye. Urumva we icyo yari ashinzwe ko ari ukuba ari umukozi mu rugo, nta bindi bintu bidasanzwe yari ahashinzwe. Uko iminsi ihita niko Marita arushaho kubona urwango rukomeye mu maso ya Eugene ari we murumuna wa Maurice, ndetse na Sonia ari we murumuna w'umugore wa Maurice. Mu by'ukuri abangaba ntibamukundana mba. Icyo batekereza nuko batekereza ko akora ibyo akora kugira ngo azabe umugore wa Maurice, kandi mu by'ukuri we ku mutima nta kintu na kimwe yari abigambiriyeho. Icyo we yari afite kwari kugaragariza urukundo uru rugo ndetse n'umwana wo muri uru rugo, nta kindi. Umunsi umwe yaba Maurice, yaba Eugene, yaba Sonia ndetse na Oliva ubwe baje gutungurwa ubwo Marita yinjiraga mu rugo ababwira ko yambitswe impeta ya fiançailles. Babwira ko ari umusore baturanye aho mama we na papa we bari batuye, ko ari we wamusabye ko yazamubera umugore. Ibi byatunguye Oliva cyane ndetse na Maurice biramutungura cyane, kuko bumvaga Marita nta nshuti y'umuhungu agira. Ariko abantu byanejeje kurushaho ni Sonia wari ufite ubwoba ko uyu mukobwa afite umugambi wo kuzatwara uwahoze ari umugabo wa mukuru we, ndetse na Eugene nawe yumvise asa naho atuje, kuko we yarakurikiye imitungo. Yumvaga ko uyu mukobwa naramuka arwinjiyemo, kuko babonaga ko ari umukobwa uzi ubwenge bwinshi, ashobora kutazongera gutuma hari ibyo bangiza cyangwa bakoraho. Ibi rero byatunguye Maurice cyane, araceceka uko yumvaga ubwo Marita asabwe kuzaba umugore w'umuntu, byanga bikunda bitazatinda uwo muntu azaza akamusaba akamukwa hanyuma akamutwara. Maurice rero yatangiye gutekereza cyane, yibaza ibizaba ku mwana we Oliva, yibaza uzamurerera umwana, cyane ko wabonaga ko Oliva na Marita bari barabaye abantu badatandukana. Maurice biramuhangayikisha, akazi karamunanira, kajya arara adasinziriye, akibaza ikizaba cyose. Bukeye rero afata umwanzuro, aragenda asanga Marita, aramubaza ati nibyo koko waba ufite boyfriend? Ese koko waba ufite umusore mukundana mwiteguye kuzabana? Hanyuma rero adatindiganije Marita arabimwemerera, amubwira ko rwose afite umuhungu bitegura kubana, akaba ari nayo mpamvu ndetse yamwambitse iyo mpeta y'urudashira. Iyi nkuru y'uko Marita agiye gushaka yababaje umwana mutoya Oliva. Yibaza uko ubuzima bwe buzagenda, yibaza ibizamubaho, kandi yanabonaga nyina wabo Sonia nawe atajya amworohera. Yumva ubuzima bwe busa naho burangiye, atangira guhangayika, kurya biramunanira, agira ubwoba, yibaza uko bizagenda. Hanyuma yegera Marita aramubaza ati ese koko Marita, kuko nugenda uzansigahe? Noneho kuko bakundaga gukina cyane, Marita mu buryo bwo gukina aramubaza ati ese Oliva, ntabwo ushaka ko nshaka nanjye nkazagira abana, nkazaba umumama mwiza mukuru, ntabwo ari byo ushaka?
Olive aramubwira ati ibyo ngibyo mba mbona ari byiza, ariko njyewe ndagushaka hafi yanjye, mba numva nta kindi kintu cyanezeza uretse kukubona wowe wandeze nkiri agahinja ngakura, turi kumwe twishimye, untekera, dusangira, dukina, nibyo bintu binezeza mu buzima. Mba numva ntabasha kubaho n'umunsi umwe kure yawe. Umwana yabivuze ubona ko ababaye, ubona ko afite agahinda kenshi rwose pe. Hanyuma rero aramuhumiriza, aramubwira ati humura, ninanashaka byanga bikunda nzajya nza kugusura, tubonane kenshi, nkubwire, dukine, ngutekere, twa dukuru twose najyaga nkubwira nzabikora n'ubundi humura. Hanyuma rero nubwo Marita yaragerageje guturisha Olive, ariko Olive we yabonaga ko ari ibintu bitari byiza. Hanyuma rero Sonia ikindi cyari kimuhangayikishije nuko ya nshuti ya Maurice yari irangije amashuri ya doktora, yari itangiye gusa naho yiyegereza Maurice cyane. Uyu nawe rero yaraje asa n'ikigeragezo nanone, kuko nawe iyo bakundana cyane yari kuza akinjira mu muryango agasimbura mukuru we, cyangwa se akaba umugore we wahoze ari umugabo wa mukuru we. Ibi rero byasaga nkaho nabyo ari ikintu atabasha kwakira, ariko nibura yapfaga guhengekerezaho, kuko yavugaga ataho kugira ngo Marita umukozi wo mu rugo ari we uba nyir'urugo, byarutwa nibura rukabamo umuntu wiyize. Ibintu ntibyatinze rero, igisekeje byaje kugaragara ko Maurice yakomeje kubura amahoro. Umukobwa yari ahamaze imyaka myinshi, ariko yatangiye kwiyumva ibyiyumviro atabasha gusobanura, akumva akeneye kumubona kenshi, ndetse atangira no guhangayikishwa no kwibaza ukuntu yaba yarambitswe impeta n'umusore atigeze amenya. Yumva agize nko kwicuza, yibaza impamvu yaba atarabwiye umukobwa Marita kare ko ashobora kumubera umugore, kuko yumvaga atakibasha kubaho ntawe afite. Ariko byasaga naho byarangiye, kuko Marita yari yamaze kwibonera uwo bitegura kurushinga. Hanyuma rero nyuma y'ibihe nibwo Olive akomeje kwibaza ati ariko Marita, kuri inshuti yanjye wambwiye uwo musore ko kukujyanye ninde? Olive kari agakobwa keza gashimishije, gahora kisekera, ubona ko ari umwana rwose ufite ubwenge budasanzwe. Hanyuma rero akajya amwitegereza, akamureba, akavuga ariko Marita umuhungu ni uwa hehe? Undi agakomeza kumubwira ati ni umuhungu w'iyo ku cyaro, wowe humura uzamubona ku munsi w'ubukwe nzagutumira. Ibi rero birakomeza, gusa igihe kigeze Maurice nawe atangira gushaka uburyo yaba inshuti na wa mukobwa. Bari barariganye kera, batangira kubonana kenshi no kuganira, ku buryo wabonaga ko ari rwose ibintu bifite ejo hazaza, ko bashobora kuzibanira. Ijoro rimwe rero ubwo Marita yaragiye kuryama, abura ibitotsi, abura amahoro, arasohoka akareba impeta ye, akongera akayisubizamo, akayikuramo. Hanyuma rero abuze amahoro arabyuka, aragenda arangarira hejuru mu cyumba cyo hejuru aho Maurice yararaga. Maurice nawe iryo joro yari yabuze ibitotsi, ubona ko arangariye mu cyumba Marita yararagamo, ubona yuko rwose hagati muri bo harimo ikintu kidasanzwe. Hanyuma rero uwo mugoroba bararyama, buri wese ajya mu cyumba cye n'undi mu cyumba cye, bararyama buracya. Ariko bukeye Marita abyuka ya mpeta yayikuyemo. Maurice akimukubita amaso arabaza ati ariko ya mpeta wayishyize ko mbona noneho ntayo wambaye? Biramutangaza cyane. Bimutangaje, Marita aramubwira ati rega burya nta musore uhari, nta musore niteguye kubana nawe. Maurice biramutungura ati gute se nta musore kandi uratubwiye ko ugiye gukora ubukwe? Hanyuma Marita aravuga ati nabonaga Sonia ndetse na murumuna wawe bamereye nabi, mpitamo kurangiza impaka, ndavuga ngo reka nyiyambike ntuze nikorera akazi hatagira ibindi ranja. Hanyuma ayo magambo ashimisha Maurice cyane, aramuterura aramuhobera, nawe aza kwigarura nyuma, kuko yo yaje kongera kwibuka ko ari umukozi, irumva ntiyari yarigeze amubwira ko mukunda, ntiyari yarigeze amubwira ko hari ikintu yiyumvamo mu mutima.
arigarura asaba imbabazi. Marita aramubwira ati nta kibazo, bose mu bimwaro byinshi bahita basubira aho buri umwe yarari. Marita akomeza akazi ke, Maurice nawe ajya mu kazi, ariko uwo munsi yiriwe afite amatsiko, afite amashyushyu kongera kubona Marita, atangira kubona ubwiza bwe atajyaga abona, atangira kujya amwitegereza cyane, abona ni umukobwa mwiza w'umutima atajyaga atindaho cyane, mbese ubona ko urukundo rutangiye kumugurumanamo. Aba bombi rero bisanze bakundana, ndetse barakundanaga ariko batari babizi. Hanyuma rero bafata umwanzuro, umwe abibwira undi, noneho baza kwemeranya ko bazabibwira nawe Riva, umwana wo Maurice wari umaze kuba mukuru, burya umwana w'imyaka 8 abareba. Umunsi rero umwe batumira inshuti n'abavandimwe kugira ngo bababwire iyo nkuru nziza, ndetse na Eugene na Sonia nabo bari bahari. Hanyuma rero bababwira ko biteguye ko bagiye kuba couple izwi cyangwa se bakundana ku mugaragaro. Inshuti zabo birabashimisha cyane, ariko urabyumva nyine Sonia na Maurice ntago babyakiriye neza. Ariko umuntu wishimye kurusha abandi ni Riva, ka gakobwa ka Maurice gatoya, kuko kari kabonye umuntu n'ubundi wari umeze nkaho yari mama wako kuva kera kakiri agahinja. Rero kumva ko ari ugiye kuba umugore wa papa wako byarakanejeje, karabahobera, kababaza niba bagakinisha, karishima cyane birakarenga. Rero iyi nkuru yakirangira Maurice na Marita bemeranyijwe kubana, nguko uko wari umukozi wo mu rugo, kubera kwitwara neza ndetse no gukorana umutima ukunze nta zindi nyungu ategereje, yaje kuba nyirurugo. Uko baratunganirwa, Marita na Riva bakomeza umubano wabo, urukundo rurakura, ndetse na Maurice yishimira ko abonye uba umugore we kandi umwana we asanzwe akunda by'agatangaza. Umunezero wuzura mu rugo rwabo. Nkomeza kugusaba niba utarakora subscribe ukore subscribe, niba kandi ufite igitekerezo waduha ugisige muri comment. Tugiye kujya tubagezaho izi nkuru, tunabateguza filime yacu ishyashya yitwa Shenge series, igiye kujya inyura kuri iyi channel mu minsi mike muzayibona, muyitegure, nayo igiye kujya ihanyura. Rero iyi channel yagenewe kuba ari inkuru, filime ndetse n'urwenya, ntimuzabure, turabararitse. Mukomeze mudushyigikire mukora share, comment na subscribe. Imana ikomeze ibarinde.